Guys, ibintu muri kubireba izi nyicaro z'abakobwa b'i Kigali. Nuko abakobwa basigaye bicara b'i Kigali kuri moto. Oya mbabarira urebera. Oya moto mwegere neza pe. Twirebe. Oya. You see. Umugabo duture Labda ni munabara tutubaye kuko yari yasinziriye yasama ati mbabingiye munda Banaho aba kontrasingise babashinyaguza bamwe bati nugukubita inda imbeba igasohoka abandi batirekareka umba bashinyaguza abandi none bati nukoherezamo injangwe igafata yambere abandi baterekata bati nukumuhasuma yo panya bikarangira bana igafata yambere ikamupfira mu abandi baterekata bati ahubwo nukumujyana kwa muganga bakamukorera cesarienne batataratwite. Keza, by the way, useka neza. Thank you. Sibyo. I appreciate. Byaba byiza maranya nawe nk'iminsi nk'ine. Turi twenyine tuganira. Ana nukuna ari heza. Turi twenyine. Nta gadi, nta kamera. Nta ya message badusubije ko bashaka. Nta banze kunyitaba. Turi mu buzima bwacu ariko telefone twese. Ngase ntabikize. Turi twenyine hashya hagashya ubundi ngiye maranye nanjye iminsi ine wakwicuza impamvu iyi minsi yose utiyizungira mu buzima aha enda nugira amahirwe ugapfa nkiriho nzavuga ibigwi byawe cyangwa nayo nupfa nkiriho nzavuga ibigwi byawe. Yambara shabyatuma umuryango wanjye batemera ko anjyana yambaye agakoto uyu muja muri kubibona uko kuntu yambaye nyine nakorera ameze mu mutwe ibyo byonyine ko ameze mu mutwe cyangwa ku mutwe sorry bro yari kuba ari choice yawe yakaba ari uko nyine modirandesho nyine ubure bwiwe sibyo ni byiza ikikara imbere nini mwiza pe sibyo ariko outfitiye nawe umushinja outfit kubera mpamvu outfitiye yego kabivuge gutyo wenda nyihanganire azahindura kuko iwe ni nziza ariko outfitiye wapi kabisa. Ikindi garutse ku wa mbere navuze aya mabiri ntabwo nyakunda pe yego kibazo kiracyari cya kindi ngo kuba ashobora kuba yara kiri ni umwana cyangwa ni mukuru w'umwana ni ibintu bibiri ugeze ngo ni mwiza pe gusa nyine nta mwiza w'ubuzinenge yego neza mu byo yabaje mugenzi ni umwana na kimwe urabana na kimwe aho se bro kangu bakabazo uri kuvuga ngo umukobwa like yafite amabere yaguye ashobora ko yaronyeje umwana cyakonsa utari umwana ubwo umuntu utari umwana ashobora konsa ninde ni papa w'umwana cyangwa ni mukuru w'umwana ibyo bintu se ubifite experience wowe byigeze biko wigeze wonka umuntu utari mama wawe okay kono ikintu gihari abantu subiza kukabaza subiramo no bene wowe wigeze wonka amabere ataraye umubyeyi wawe yego warayonze yarayande yari umukobwa yaraguye niwe wabigize muri ariko kugira yarasanze yaraguye nanjye ngomereza kumbe yuko tugomba kuba ababosi ahubwo tugasigara duha akazi abanyamahanga badukikije
nk'abarundi bakaza gukubura imihanda yacu, abakongomani bakajya boza amatuwarete yacu. Icyapa kiri mu buhe bwoko bw'ibyapa? Kiri mu biburiro. Kiburira iki? Ni icyapa cya Mavezare. Icyapa kiri mu buhe bwoko bw'ibyapa? Ibyapa bibuza. ufite shiro gutesha umutwe bya danje, wowe wimuteza abantu uvuga ibibi bye, ahubwo ugenda uvuge ibyiza bye, unamubeshyire uvuga ibyiza bye byinshi cyane, maze hari uzakiyoberaho maze agitware, ubundi wigire mu karuhuko sha. Hungu bagomba kujya kudiraga nk'abiziritseho igisasu, akaba ati nashaka nyange ariko ndarimubwira. Haleluya. Ntumutinye ko ari muremure muguti sheri ndagukunda kandi ibingibi byaremwe n'Imana, ariko nunyemerera nditeguye kubana nawe, utanyemereye it's okay. Umuhungu udatinyuka nawe ni ikibazo. A man can test you like that. Nuba n'umuhungu ujya amenya samuguti uyu ntabwo yambera umugabo. wa Yesu yararimbishijwe arareba inyana mu ruhongore. Reka nkubwire mukunzi wanjye utabizura baruta usana imparage n'impara zo mu misozi. cyuzi diriyo ngiye adakora Amavubi aratsinzwe nanone wabaje abanyarwanda ko yakumwe twimye amafaranga y'icyuzi, kandi muranzi ngewe kamera wowo muramutse mumaye amafaranga y'icyuzi naza nkabakinira mukajya mu gikombe cy'isi ngena ndatuma mugitwara, ntabwo ndi nka penarido ni gutuma mudatwara ibikombe kuko nawe ntabwo yayitwaye ariko nje nakibaha, ariko mwanyure amafaranga y'icyuzi mu nyakawukire kandi yo nyakawukira amafaranga y'icyuzi yo gutuma ntwara n'ibikombe bibiri mbere yuko ndekera gukina, ariko mwarahanyimye mbo kibazo si cyandi mwe mwanyimye amafaranga y'icyuzi mujya kuyamubiramo za mitsingi. no kubona hari miliyoni waratiriye kuri banki nimugoroba, ayo mafaranga ntiwari wayakoraho, ni miliyoni inote za 5 gusa. Ayo mafaranga agenda uyazane mu nzu y'Imana kugira ngo bya bindi watekerezaga ndetse n'aya modoka bashaka kugura kugira ngo Imana igukubire iguhumugishe kuzamure. Iyo miliyoni ugomba kuyizana mu nzu y'Imana, iyo miliyoni ugomba kuyizana mu nzu y'Imana, kuko ndimo kubona urupfu ruri imbere yawe urukwasamiye, ndimo kubona nta minsi 3 ufite ku isi. Iyo miliyoni ufite mu rugo ni igitambo kikuraho urupfu wari ugiye gupfa. Iyo miliyoni yizane mu nzu y'Imana kugira ngo tugusengere. Urayifite? Okay. Ugomba kuyizana mu nzu y'Imana kugira ngo tugusengere dukureho urupfu, kuko bitabaye ibyo serikeye yinjiye mu rugo rw'iwawe, umugabo wawe arapfa. What? Bro, what are you talking about, man? Mbere ko bajya kwishyushya hari umugani baca ku mfizi uvuga ngo babona ngo zireresa amabya bakagira ngo zimya zose. Uyu mugani ujyanye n'aya Mavubi, uzi ko abakinnyi Mavubi babonye nko muri eshofoma wagira ngo ni ukababona mbere ya match wagira ngo ni ikipe, ni intare zigiye ku wagira ngo ni ikipe pe. akanyanga mu mutaranda. On point bro, sibyo? Subwa kabiri uje hano? Yes. N'umuntu udukurikiye ntago dukeneye umuntu uzana kudutesha umwanya afite umukunzi. None muhuriye muri Pop Ballon. Ese wowe ya mbere ntago ari waramubonyemo? Wapi? Nawe kandi ngira ngo waje mutaka ya hostings. Yeah. Ndumva narakubonye. Yego. Wowe indi yabanjije ntago ari waramubonyemo? Icyo gihe ntago nari ndi mu gihugu. Wari uri he? Nagiye kurangura. Kurangura he? Dubai. Bro, bwa mbere uzana watubwiye ko ukora iki?
Njyewe kiriya gihe nababwiye ko nkina foot. Kukina football. Umukobwa aranavuga ngo yakwanga kuko ngo wavunika. None ngo ugiye kurangura Dubai. Ariko mana. Ariko uva babwisukuri. Rero se sheri wakora iki? akina foot nkuko ababwiye. Mbese ko ngo yagiye kurangura Dubai akina football akajya no kurangura. Ibyo nibyo ku ruhande. Bro ukina football ukajya kurangura na Dubai? Birashoboka cyane. Ariko narume. Nese umva mwaje hano gukora iki? Mucana inyuma muri make. Ubuse mugiye gukomeza mukundane kuko mugiye kuva hano mwakundana simbabaza nimba mukuko mwahore simazi nta mugiye kwita muva hano. Kandi ikindi kintu basabye nta yindi mikino dukeneye hano. Hano haza abantu bari sere bashaka bakunze. Nese umufasha gute? Ni mutekere uri kumutekereza gute? Kwanci nyuma nyine. Uri kumutekereza gute? Kandi yigaragaje ko nawe uko abantu bose bamutekereza abari kutureba barangije kumutekereza. Ikintu gihari muremera ko mwese mudashobotse. Urabyemera? Nge ndashobotse. Gute ushobotse waje ufite shira ukaza gushaka. Kandi twakubwiye ko ari ibibazo reka mbaze bagenzi bawe. Ahangaha noneho tugiye guca urubanza hano twese. Uri kubona abantu wabavuga iki? Ngererewe ikintu nabivugaho muri make. Bose nta n'umwe ushobotse nyine. Bose baje gucana inyuma Imana irabafashije barafashwe nyine. Buri umwe ku ruhande rwarafashwe. Yani icyo nabivugaho ubwo sinzi uko bari bubigenze nimba umwe arakomeza agashaka umukunzi nimba undara sinzi ukuntu nabivuga. Mubwire ngo ikisura. Ibintu bibonye gute? Eka abantu se ko mbona bahwanye. Bose ni kimwe.